Je narambiwe kugenda gutya biramvuna sawa. Mbona se ni wa mukobwa twari bugerereyo rimwe ubanza agezeyo ndabona kubye kandi nta mafaranga afite amayite two kumamagara. Turaza kuba tuyago. Ndarushye izuba nshaka. Urarushye kandi ushaka ukuntu nakugendeye gahoro ushaka. Noneho no kwitera makeup bya biratinze. Byorere ngiye. Ubukweto mbona. Hey, uduhungu mutu uri kutwikoresha mu biki? Ubura turebye ubona turi abakobwa beza b'ibishongore umenyereye kubona abakobwa batambuka ukagenda bakumangaho. Mukanyira dukore no ku kibuno. Urashaka ikintu cy'ikikugenza. Ese wamugabo ugenze bite ku ntabwo njya mbura abantu bamiri umutwe n'isisi kutavumbura kuntu kari kureberwa n'isisi umenyereye kubona abakobwa batambuka ukagenda bakoraho uko wishakiye bro uburere byubona abakobwa b'inzobe bari gutambuka mu nzira utavugishije waba ufite ikibazo kutavuga kuntu uri kuribona abantu agasuzuguro ubu uri kubona wipansye wambaye turi kubibona uje wirukanka wahururiye uje kuvugisha abakobwa b'inzobe n'isundi ubimugende gute ko mbona asa n'umugabo wiyubashye ni ibiki urarebye ubona utwo dusaha twawe utumita ubona twadukanga twebwe tu n'ubupantaro wagira ngo nubwo yita no kukabutura reba pi uswe cyari cyana twibye narivuga ubwo nagiye n'ikabutura n'izo nkweto zana na yandi mashini bari n'amashini zana na yandi barayafite usiko yari yakwibye nari mfite amafaranga menshi ubuse ndavuga kutakoresheje maji kuri kundeba vuga ndi nashaka kuvuga sanga no muri kabutura yambaye atari nubwe ese mwe abakobwa muta amafaranga mukayatoragura mukatangira kayatoragura ko ari tugushimira kuko wakoze iki kuko wavomye kuko wahinze umushyitsi ukaba wawurangije kuko wakora ikibo reba ukuntu yiyubashye reba ukuntu ari kwizunguza igihaza ngo tugushime saka irukanka uzara wirukanka wangegera we muhungu nta n'isoni kuva kadukereza umeze bite kombi waje ntabwo uzi ibintu bibayeho ugeze gute muri n'abakobwa b'indisipurine byataje bataye amafaranga nyabahereje baratangira barantuka umuntu ashaka kubakora ku kibuno none se abo bakobwa bagiye kugutuka ngo uri gukora mu mabuno yabo bajya gukora mu mabuno yabo byagenze gute nawe se ugiye kumbera nkabo oya kandi nkubwiye ko batwaraguye amafaranga yabo bakajya gukora mu kibuno njye ndumva bisekeje uri kumva bisekeje oya nyine ndi kwibaza wagiye gukora mu mabuno y'abakobwa byagenze gute sawa nyine ibyo ni ibisanzwe none se nibyo byatumye uva muri modusheri hanyuma se umva bisekeje oya ntabwo bisekeje ariko urumva mistake ni yawe nimba wakoze mu mabuno y'abakobwa se urumva abakobwa b'i Kigali banagukubita da bakerekera ese shire kumbona ugiye kundakarira nose nanjye mbigiyemo bijimura ese kubira akariyo nuko birakaje numva bitambabaje nose sho basi yangana sorry basi byo yangana ibihorere nigufata nzabavana sibyo gahunda cyane mu kazi rero okay bye so turasubira mani kurinde Bakiri kwikugira izuba tuvuyeho nturibonye umva njyewe reka mubwire ikintu cyambangaza kariya gahungu kariya kabuga katumye no mu maso hanjye hijuru ubazi yuko tutari hanze none kurese kariya gahungu niho kapfiriye mwaramutse neza nimwe mwaje muri interview y'akazi yego okay uwaje mbere ndazi ikibazo
Hariya bakwita? Nitwa Alice. Alice. Ari, none se bwaba ari ubwa mbere ugiye gukora kano kazi cyangwa hari aho waba warakoze? Ni ubwa mbere ngiye gukora ibijyanye n'ibi ngibi, ubundi nakoraga ibitandukanye, ariko ntabwo ari ubwa mbere ngiye gukora akazi muri rusange, nuko ibyo ngiye gukora bitandukanye. Uko bisa kose hari ubushakashatsi wakoze kuri kampani yacu, wabonye wabishobora cyangwa hari icyakugoramo? Nabishobora cyane, nabanje kureba ibyo mukora, narabasuye ku rubuga rwanyu, ni nabo nabonye itangazo ko mukeneye abakozi, ego nabonye nabishobora rwose. Muri rusange rero amagambo make icyo nagusobanurira ku bijyanye n'ibyo dukora, dufasha abacuruzi bo mu gihugu n'abo hanze tukabahuza. Ni ukuvuga ngo twebwe nimba hari umuntu uri mu gihugu ushaka kugurisha ibintu hanze, turamufasha mu buryo bwo kujya gute byo kubigezayo. Yego. None uri hanze ushaka kuzana ibicuruzwa hano, ashaka amasoko n'iki cyose, turamufasha. Import and export. So rero nkawe ndakeka akazi waje kwaka akazi kuko ntawe ndabizi ndumva na sebe yanjye narayohereje kuri email yanyu, mwareba ko byujuje. hariya unyibutse izina mbwiye yuko nitwa Alice. Alice. Ambo nari isoni hagarara di bito ufite icyo kibazo. Ikihe kibazo se ubwo wowe ufite mu mutwe wawe? Uraza utanga abantu nabica hariya uderisha yagiye ni gute natakagera hano ngo bice hariya zawutwikoreshwaho bityo byabundi ubundi kandi n'abakobwa b'inzobe ubanye mu muhanda uza washyushye wirukanka mwaki na n'ubu uracyatukoraga mu mutwe ahantu hose turi kugira ukuza utwirikaho. Ndaza ugaragara nkaho uri mutoya ariko mbona hano kuri CV yawe waratangiye gukora 2018. Okay, that's good. Ndakoze. That's good. Ufite na kategori cyane. Ubu wakwitwara Cyane rwose. Byiza ubu rero ndumva uri umuntu w'umusirimu. Ndagerageza. Ujyaye ni kimwe ariko hari akadokima aho gatoya kaburaho ntabwo yuzuye. So ufite kugenda ugacekinga neza, ukareba ikiburamo, then ukayuzuza neza bitarenze ejo. Oya ndakibutse reka uyu munsi kabonetse sinarara nkazanye. No, urabona amasaha ageze bisa nkaho tugiye kujya tugiye gutaha. Oya no, ubona harabura iminota mikeya kugira ngo interview iragera ku musozo, ariko igihe hari cyo ni kimwe, ufite umunsi w'ejo. Umunsi w'ejo ntuzarenge utazanye CV yawe yuzuye. Nabonye ushoboye pe mu byo ndebera hano. Ikindi rero ntiwibuze amahirwe ngo ubikerenze. Oya nkeneye akazi cyane rwose. Which is good. So rero anyway, thank you. Wambwirira umuntu ukurikira akazi nta kibazo. Okay, murakoze cyane. Nahejo nzabazanira iyindi. Wizindura. Sawa. Utari bwa original byibuze ubweda wa budateni pasi. Na nubure cyatugeza. Nakonje ongeza. Kundeba gutyo. Ndumva ngiye kuvuga. Kora nasoni. Ukuza wiruka. Morning. Turya wanyu. Warekeye aho ngaho. Ndekere se kiwo. None se umugabo uri kumushaka yiki? Uje kumuvugira.
se biriya ntibihagije itaba aba witonze mane uko kameze na n'ubu kadusanze hano none reka nkubwire aje nanicaye hariya nanakuruza ngo ategereze mbanze ninjira nawe atakwinjira n'umutwe munini rega dore kandi gihaza aza atambuka ku muryango washyizemo kwiyubaha ubaho none se ukumva natuyubashe ahubwo we nashyiremo kwiyubaha mbabarira agabanya itiko n'umutwe munini ufunze itabajya itaba manager ari kwihuta waritse amahane gukanura nk'injanga za 200 n'anisoni uza wikoroki ubu ngubu nawe singiye kugusiga araza agufateho uko yishakiye umva reka tukubwire turya iwanyu twaje gusaba uri kumva hano twaje gushaka kuza yewe huza utanga abantu uretse mbanze mubwire uretse kuko wifashe mu mufuka n'umuntu w'umudose reka wabyimbye kandi uragakene uragashomeri karaho genda basi reka ngenda ariko umva uragakene kundeba gutyo n'indagara za desi mutubabarire nyine ni amakosa aba yabaye ariko ese uko hatinze byagenze bite ari hari umuhungu yaherekana tuzonga mwana bazonga we nande n'ubwo ugiye kubona mbona ninjiye ashaka no kumwanga kandi ari njyewe waje kare ndamubwira uri kunanga bite byawe abyimbye umutwe no it's okay reka tujye ku cyatuzanye waje gusaba akazi muri ino kampani right yego witwa peace ni gute wamenye yuko hano muri ino kampani yacu turimo turashaka abakozi narebye kuri website yanyu kuko maze igihe kinini basitopunga mbona umukinnyi abakozi so nk'umuntu utari ufite akazi kandi narashakaga kuza gukorana namwe niyo mpamvu naje gusaba akazi okay aka kazi se kaba ari ubwa mbere wakozemo ugafitemo ubuhe burambe cyangwa se wakoze muri kampani zingahe nakoze muri kampani ebyiri mbere poroje ifite irarangira iya kabiri nayo yarangiye maze nk'amezi 2 irangiye yego muri ayo mezi 2 nta kandi kazi ufite nabi peace ubona ari iki wafashe ino kampani uramutse ubonye akazi kugira ngo irusheho gutera imbere so ikintu nakora ni cekinga amafaranga mushobora wenda mu bikorwa byanyu bitandukanye nimba hari aho atakenewe nyine gukoreshwa yego nkabireka nkaba nayafata nkashaka uburyo ahubwo iyo amafaranga mwakoreshaga adakenewe nkashaka uburyo kingiye noneho tuyakoresha mu buryo yakamamazamo nyine ibintu byacu nimba numvishe neza waba ufite nosiyo kuri marketing yego wow ese uramukobwa kuri icyo tekuriye by the way cyatumye mbahagarika kare mwari mutaye amafaranga mu gihe nyabahaye mutangira kuntuka still munacyakomeje kuntuka ni kuri tubabarire kandi wakoze cyane kubera ko ari amafaranga ari nayo nyine dufite imbere n'inyuma niyo twari gukuramo itike dutashye tuvuye no gusaba akazi rero wakoze pe nukuri uri imfura mbabarire ku bwa mugenzi wanjye ntabwo bizongera ndaza kumuhana nyine utubabarire twakwitwayeho nabi kandi watugiriye neza nukuri ihangane nta kibazo ndabona atari bibi rero bishobotse twabamenyesha hari igishyashya okay ikindi
iyi kampani yacu itandukanye n'izindi kampani, ubwo ndagira ngo nkubwire uramutse ubonye akazi itandukanye n'andi makampani yose uzi ko twebwe dukoresha ubunyangamugayo mu guhitamo abakozi, nta ruswa muri makeya irangwa muri kampani yacu. Yego. Anyway, wasubije neza cyane, nakunze uburyo uri umuhanga. Thank you. Uburyo uvugamo na CV yawe birabura kabisa, nta kibazo. Wakwigendera. Mwakoze kugatima yanyu. Iyi ngiyi ni yambwa nakubwiraga, ahubwo ataza no kunyegera. Wowe buri gihe wamitwirukaho na hano narindi urahansanze, none n'ubu ngubu. Ese umukobwa yakora icyana? Yaje kwa kazi, yaraje muri interview rero, yari muri bamwe baje kwa kazi. Wasanze yuje isabwa se? Usanze nta kibazo cyari ubuhanga. Hanyuma se nyuma y'ibyo nkora hano ubuhanga buracyari? Sorry mukobwa. Sorry mukobwa. Mwambabariye koko. Sorry mukobwa. I'm sorry. Yego. Mwambabariye. Wansabye imbabazi kwe. Bose bivuze gusa. Bose Ah, sohoka. mwambabariye. Mukobwa w'indisipurine gusa. Sohoka ngaha. Asoni. Okay, manager. Yes, please. Hanyuma se uriya kuvuze ko ari wujuje ibisabwa, mugenzi we yavuze iki? Uriya bari bari kumwe. Mugenzi we na cekinze documents ze, nsanga hari imwe iri kuburamo, niyo mbogamizi yabayemo rwose. Ariko buriya mbere kugira ngo tujye twangaje abakozi hano na discipline mugira konta. Umuntu ashobora kuba ni discipline yujuje ibisabwa ariko ko nta mutungo tumukeneye. Ahubwo wenda uriya wundi we nabonye atari discipline nk'uyu nguyu, yansuzugwe kuva mu gitondo twahuye n'ibintu byinshi by'uruhererekane. Ngo Wa mugabo natukaga nabwiraga nawe nasunikaga. Niwe boss. Ngaho mbwira ukuntu. Kibaba we pe. Mbabarira Mbwira ukuntu nyine yamakazi gute? Wa mugabo wo guhera kare waturaguye amafaranga yaje afite ibyunzwe ibyo yasimzibuka nkakira amafaranga avuga ngo ubite byabundi wowe wa bundi waje hano nkamubwira ngo subira inyuma urashaka kunanga njye waje kare ngo umva waje niwe boss wa hano. Film nyine ndumva nazi ibintu. Niwe boss wa hano. Mbwira peace nose mbwira bigenze bite nyine akubwiye gute? umva abwiye wa muhungu no yitwari turi gukora nyine ariko tubaza nyine like wakoze hehe nyine koze mwibyo so n'umukobwa sohora ese umusabe imbabazi ko nabonye ari umugabo mwiza. nasabye imbabazi yabyanze so reka nawe peace reka nawe tuvugisha ubu rero nagiye wahereye kare pe urabizi kutigeze bimbwira ubu ntabwo naje uhagaze hano urimo gutongana nkakubuza ukanga kunyumva ndakabuza wamuhereye kare pe n'uwatanga imbabazi sinzi ko yaziguha none uri kuncira urubanza Bagira ngo njye nivugaga njye nyine cyangwa nawe nagushaga. Ako pe hano nukuri nakugaruye ngo turekere aho ibyo twakoze mu muhanda birahagije wowe uranyangira. Nagatanga yambwiye yuko bitarenze ejo azaba yayingejeho nta kibazo, nicyo cyaburaga gusa. Bivuze ngo arayifite nta ngaruka ari kwiga. Arayifite. Perfect. Ni byiza cyane. Twakoresha uriya mukobwa kuko twakoresha ingufu. We ni discipline ubwo. Undi nkizibona hakaje. Uretse ko nanone umuntu nk'uyu nguyu bose naguciye mu ijambo nabonye uriya mukobwa wawe wambaye imikara y'inzobe cyane nawe ari na presentable byo paraporo y'inguyu. Yego, yes. Kandi physical appearance irakonta muri company yacu. Of course. Ahubwo ntekereza ko yaba gihari reka tumubwire.
we babwiye ngo ugende ndi kubasaba imbabazi mwamubare uri hano usoma iki ndi hano harya uriya bamwita gute amwita Aris Equalis. bose wambabariye ni ukuri mbabarira nakwibeshya harya Alice hari dokima uvuga kuri kubura yaboneka Ego yabonekana nari nabwiye manager ko nayizana ejo mu gitondo. ya manager nabonye uriya mukobwa ari ufite discipline par rapport y'inguyu kandi ikindi usazi guhuza impande zombi nabikunze cyane muri kampani ari ikintu yakongera ntekereza ko wamwihanganira kuri iyo dokima akazaba yizana nta kibazo ikindi nakongeraho nari nahengamiye kubona umukobwa ariko naje gusanga nta mpamvu n'imwe nta mwanya yakuzanyeho yinjiye avuga ngo ashwaye n'umuntu mbona ukuntu yinjiye hasi na konta yaba yo kutamenya n'ukuri Kutamenya iki? nzi ko ari Okay. ari umuntu usanzwe ubwo mba kugira inama sister kamugira inama izakugira akamaro mu buzima bwawe ntugace urubanza mbere yo kurugeramo ikindi kandi jya wubaha buri muntu wese ubonye kuko nta ngubu uzaho muzahurira cyane ko ibyabaye mu gitondo biraduhuje n'ubu ngubu iri ryakaba ari isomo mu buzima kuba ufite experience ufite CV nziza ntabwo byaguhesha akazi ahubwo discipline irakonta bivuze ko no mu kampani wajya gukoramo n'ubundi hari igihe wafata umukiriya nabi ugasanga uduhombeje ibintu byakabaye bitwinjiriza ariko ni ukuri mwakambabariye n'ukuri no natwe ubwacu ubwo si ubwo tuguhaye akazi ubwo twari dufashije iki abo duha serivisi oya uri indiscipline totally gusa we are sorry for you uzabona akazi n'abandi nta kibazo sibyo gusa boss ibyo akubwiye ubigendeyeho watera imbere kandi ukaba umuntu w'intangarugero wareberaho okay ndabyumva ndabyemera nakoresheje gusa nyine nanjye ndamusoma mbonye isomo ndiziga kuba nari mfite ibyangombwa byose bisabwa ngo mbone akazi ariko nkaba nkabuze kubera indisipurine nizi ko bitazongera kubaho uruhare ni urwawe ahanini ujye ugendera kuri mugenzi wawe kandi wakoze kugira ariko kumwigisha amenye guca bugufi burya kandi merci cyiza ni uko umenye aho ikosa riri ukikosora thank you Alice thank you Murakoze. ubwo ejo uzazane ibyo byangombwa bibura Ego. thank you Merci.